kwa kundi nababwiye atutuye niraho nuye ndacumbitse mba ku gakecuru arambwije ati hey afata umwanya wo kuzaza kudusura kwa kagakecuru ngira kagakecuru nwa mukobwa azaza kudusura ubwo hamwe twazirikaga ihene yitwa ngo muri saro mukecuru ashingwa inturubiko ashyizeho ivu rya muziko atsibanganya amaganga nuka ariko se man ibi bintu ntibizasora naho kagakecuru efiye umva rero niba Yesu wavuve ugaza bifora nyine niba atari byo kandi unguye kuriva kari karwa amavunja gatambitse ibirenge garye gakecuru twabanaga ati none rero wa mukobwa igihe tuvuga gutyo arimo arayoboza ahubwo arahageze kandi mukecuru nibwo atangiye gushingura zanturira uko nibiki byose ngo arimo nibura ngo apfe ku nabwo agasambi yaragiye kuhashyira nagasambi yari yatiye twumva umukobwa murebye ni mukecuru dore ngo ararashe mba ndirukase urumva ako kazu cyari icyenda kidutandukanye kagakecuru kararaga inyuma ya cya cyenda nge nkarara imbere noneho ngewe ubwo mita ngi inyuma ya cya cyenda ndahagarara njya kwihisha umukobwa kagakecuru kamuha ikaze amwicaza ku gikopo cya nido niyo ntebe twari dufite magaze nk'urukiramende meze gutya natinye gusohoka ntundi ibintu nibyo ntundi Yesu yabivugiraga iki umutima umeze nk'ijana umukobwa aho babonye byarambiranye ati aba hano se bari hehe ati bari baryamye kandi ndahagaze meze nka sharafi kandi nirido yaranagaragaraga yarandebaga andeba wese uko mpagaze ubu hari igihe dushwana akabinyuriramo nuko batetsiye ndamana agenda inyuma y'irido arimo arandeba wese ko nzenguruka sha niba hari icyo Imana yakubwiye itegereze ndasohotse ndicaye igihe twicaye hejuru hakubise umufundi wari hejuru yako kazu karavaga cyane cyane mukecuru yarambwiye ngo zamukubitira agasumari hariya iyo nzu rero ntiyagomberaga urwego wageraga gutyo ukabuhagaze hejuru y'inzu twumva yagezeyo amanukana na ryabati n'imbere wa mukobwa ngo pa yikubita hasi ubwo aramuguye hejuru n'Imana yahabaye ndavuga nti ibi bintu bizasohora ibi bintu ni iby'Imana ibi bintu nukugira ngo Imana inyineho filime minota 30 mukecuru atibwira wa mushyitsi aze murye nese watetse iki njya kureba atimubwire aze murye ngiye kureba sanga ni kawunga ishinyitse wakataga ukumva ni inzembe y'ibiheri 18 nomero 18 imboga ari nyabutongo rumwe ruri hariya rundi ruri hariya n'Imana yavuye mu rugo yari ntabwo ibi yabirya ni umwana wo mubaki mubwire azarye twe ko tubirya nitwavukiye 9 mubwire azabirye yumve nawe kaka wa mukobwa araza akoramo nyine hanyuma rero nka gatatu ati murakoze arasezera arataha nimbega ibintu nibisohora hanyuma kuva twamenyana ntiyigeze angurira kenda kuva twamenyana nta telefone uriya muntu wicaye hariya ni inshuti ye ndakuvuza wivuga ngo nyigire gutya haguruka bakurebe ni inshuti ya madamu haguruka uriya muntu ni inshuti aramuzi ubwo ndabivuga azamubaza nawe kugira ngo yumve ibyo ari byo koko nta gatelefoni nta gaki ni umusore twari duturanye niwe nahamagaraga niwe yahamagaraga nako atimbwira wa muntu uko mushaka wa musore akaza ati shere waragushaka ndayo maze kujyayo arambwira ati ise mu rugo ni hariya ni hariya hajya arambwira ngo umukecuru mubana nti ndangije nese niko nge nakubwiye ibyanjye byose n'umuryango nkomokamo n'iki ni wowe niko utambwiye niteka ryose ni ntabwo mbizi arambwira ati yewe ati nanjye rero ati urumva ndi mucika cumu jenoside ati urumva ati nige wasigaye ati na musaza wanjye nese ko ntaramubona igihe twabaniye twamenyaniye ati musaza wanjye niwe mukuru ntawe ubi nahangaha aba muri Amerika akora muri Banki Mondiale ubwo murahita mwibuka bwa buhanuzi buvuga ngo ubutabazi bwawe buri hehe buri muri Amerika ntabwo buri mu Rwanda hariho abantu berekwa
umukobwa ataza rimwe kudusura, musaza wanjye ataza rimwe kusura n'indi famiye, ati buri mwaka mu kwa karindwi aza kudusura. Ni Yesu. Umukobwa tuba turerekanwe mu itorero rya Deperi, abarokore bawe urabazi. Korode muze muri shitani na marayika ku ruhimbi. Ubwo shitani ni ngewe, marayika ni wa mukobwa, kubera cyaje kabutura ne nambaye n'igihe. Baradufotoye, baracicikanye, bashyize ku barabiposti. Ariko mbibutsa ko Imana yita ku cyo yivugiye, itita ku byo abantu bavuga. Ntabwo Imana, nta mwanya Imana ifite wo kwita ku byo abantu bakuvugaho. Ifite umwanya wo gukurikirana ijambo yivugiye ku buzima bwawe. Ikurikiranye ibyo bavuga warenga uwo mutaru. Turagiye, musaza wa baraje n'umugore n'abana niho bavukiye. N'umuntu ahoza ari degiteri wa Beneri, akoze ikizami ngo wari ugitsinda, ari umuhanga cyane, agenda